Nzakorera Imana kugeza ubwo nzasinzira, nzayivugira ngeze ubwo nzajya mu nda y'isi, no mu gihe cy'impatanwa ntabwo nzahwema, nzakomeza guhamya ab'isi babireba, n'igihe nzaba maze gushira mu mwuka, ubuhamya bwanjye nabwo buzahamya. Haleluya. Muraho neza nshuti zacu, ndabashuhuje, ndabishimiye cyane. Abadukurikiye ku Nyenyeri TV show turabashuhuje, turabanezererewe, twabasezeraniye ko tuzajya tubagezaho ibiganiro ndetse uko bwije n'uko bukeye dukomeza kubaganiriza, tutazagira irungu hano ku Nyenyeri TV show. Rero ndibaza hadaciyemo iminsi myinshi tutabagezaho ibiganiro, niyo mpamvu rero nongeye kubashishikariza nyamuneka abatari bakora subscribe ariko bakaba bafunguye iki kiganiro ko bakanda subscribe. Turabashuhuje rero bari mu bihugu bitandukanye, badukurikiye bari mu mpande enye z'isi, aho muri hose, aho mudukurikira muri, turabashuhuje, turabishimiye cyane ku Nyenyeri TV show. Imana iduhana umugisha. Reka rero mbere ya byose, mbere yuko twinjira muri iki kiganiro, tubanze twiragiza Imana. Turagushimye Uwiteka Mana igira neza, Uwiteka Mana idukunda, atari wowe ntacyo twageraho, atari wowe twavuga ibitagira umumaro, tuje imbere y'ubwiza bwawe tukwicishije bugufi imbere ngo tubabarire amafuti yacu, utugirire neza. Dusabiye rero hirya no hino imiryango Nyagasani yagize ibyago ndetse n'abatameze neza, dusabiye hirya no hino abadafite umutekano ngo bari bubaha, abagize ibyago bakomeze ubagirire neza, kandi Mwami n'abari mu buntu bwawe bategereje kubona urukundo rwawe, turakwinginze ngo bakubone, utugirire neza muri iki kiganiro kuva tugiye kugitangira paka tugishoje, mu izina rya Yesu aduhana umugisha. Inshuti zacu rero, ubu tuje muri iki kiganiro, mbere ya byose tubanza kwihanganisha abanyarwanda bagize ibyago, ndetse twihanganisha abanyarwanda n'abandi bose batuye mu bihugu bitandukanye, ku mubyeyi wacu wasinziriye wavuye muri uyu mubiri Immaculée. Rero yari umubyeyi mwese mukunda, nanjye kandi namukundaga cyane, twakomeje kujya dukurikira ibiganiro bye. Yari umubyeyi rwose wumva mu biganiro bye yabaga aganira atagira umuze, adaca hirya no hino, ubona muri we harimo ikintu cy'ubutwari. Rero ndatekereza ahari nta muntu bagiranaga ikibazo, twese twamukundaga, ndetse n'uyu munsi nahoze nkurikiye abantu nkabona ko abantu benshi cyane bababajwe n'uwo mubyeyi, kandi nanjye ndimo. Rero twihanganishije igihugu muri rusange, twihanganishije umuryango we by'umwihariko, abantu bose bari bamuzi bamukundaga bihangane, kuko aheza ni mu ijuru. Tuzi ko mu ijuru ariho tuzajya tutazapfa. Nawe yakundaga kubikoresha mu biganiro avuga ati ndabizi ko nzava mu mubiri, ndabizi ko nzapfa, nta nubwo ntinya urupfu. Erega buriya impamvu tuvuga ko dutinya urupfu, banza ari nk'ibikangisho bya Satani, kuko twese turabizi ko tuzava mu mubiri, ahubwo iyo tuvuye mu mubiri tugenda gute? Iyo tubonye bagenzi bacu bavuye mu mubiri, uburyo bwose bava mu mubirimo, byanze bikunze iyo umuntu yapfuye bwo aba agiye. Impamvu mvuze gutya, mfite ibihamya byinshi ku bantu bagiye bagenda, abagiye ntago bagaruka. Iyo ubuze uwawe nyamuneka uba ugize igihombo gikomeye, ariko byaba bibabaje hari ubuze uwe, noneho twebweho kugira ngo tumufate mu mugongo, ahubwo tukagenda tuvuga amagambo akomeretsa abasigaye. Ngira ngo mbibutse ko iyo hagize umuntu uva mu mubiri, bitewe n'uburyo azwi, burya abantu batazwi bo ntitunabavuga, ariko akava muri uyu mubiri yarazwi, noneho tukamuvuga, uko tumuvuga nabi niko turushaho gukomeretsa umuryango we. Ariko iyo tumuvuze ibyiza, iyo hari ibyiza tumuvuze, niko umuryango we nawo urushaho gukomera. Rero birashoboka ko umuntu ashobora kuva muri uyu mubiri koko, bitewe n'urupfu apfuye, akagenda adasize inkuru nziza imusozi. Aho ngiye kuvuga ku bapasiteri bageze kuri babiri. Mu minsi yashize twagiye twumva impfu zabo, yaba uriya ngira ngo ni Rwigema w'i Bugesera,
ndetse n'uriya mupasiteri bita Kibonke wiyahuye, bose ni abantu mu mateka yabo twumva ko bababajwe n'imiryango yabo cyangwa se bababaje imiryango yabo, kuko burya abanyarwanda baciye umugani ngo ababurana ari babiri umwe aba yigiza nkana, ariko nanone iyo habayemo gutandukana cyangwa se gukimbirana, ari nacyo kintu kibi cyane cyangiza umuryango, ugasanga habayemo impfu zitandukanye, impfu zidasobanutse cyangwa se kubabazanya bikomeye, ugasanga hari abantu bagiye babazwa n'ingo. Ntekereza ko hari na benshi bakiri urubyiruko batari bashaka bashobora kubona ibintu nka biriya bikabatera ubwoba. Rero niyo mpamvu mpumurije iyo miryango nayo yagize ibyago muri ubwo buryo. Birababaje cyane kumva ngo papa wawe yapfuye yiyahuye, birababaje cyane kumva ngo papa wawe yapfuye aguye ahantu yari yagiye gusambana. Birababaje, biteye agahinda, ariko ntabwo ari ibyo kwigamba, ntabwo ari ibyo kujya hariya ngo umuntu wese yumve niba ari n'akana kabivuze agashaka kubigasubirishamo gatatu ngo abantu bari aho baseke, nyamara ubuzima bw'uwagiye bwagiye. Ndagira ngo mbibutse ko twese tuba tutari abakiranutsi cyangwa se ngo tuvuge ko twe tuba turi shyashya, ahubwo hari iby'Imana iba yaradukinze, Imana iba yaradukingiye, Imana iba yaradukingiye ikibaba. Hari abajya bakoresha imvugo ngo hari ubwo Imana iba yadufatiye aharemereye. Aharemereye rero buri wese aba yarafatiwe arahazi. Wenda ndagaruka kuri uriya mupasiteri wiyahuye. Uriya mupasiteri wiyahuye, hari igihe umuntu akubabaza, akakubabaza cyane ku rwego ushobora kumva ko kwakira ubwo buzima, kwakira uwo mubabaro bigoye, kuko buriya abantu twakira ibintu bitandukanye. Hari ubwo umuntu akubabaza ukumva wakwiyahura, hari ubwo umuntu akubabaza noneho bitewe n'uko ushobora kubabazwa n'uwo mwashakanye, cyangwa se bagiye bavuga ko umuryango utari umeze neza. Ntabwo nje gukomeretsa batari bameranye neza, bavuga ko bari baragiye no mu manza, ariko hari igihe byose bishobora kuguteraniraho bikazamo n'ibindi bibazo, yaba iby'ubushobozi buke, yaba ibyo guseba nk'umuntu wabonaga ari nka pasiteri. Ntabwo njya menya wenda pasiteri ririya zina, hari ubwo mbona hari nkatekereza ko hari n'abaryitwa, hari niba baba barikoreye sinzi imbaraga pasiteri kurikoresha kuribona bikoreshwa hari muri iki gihe, ariko banza pasiteri ahari ari ibintu bisigaye bitagoye ku rwego rukomeye nk'uko mbibona. Usigaye ukumva umuntu ngo yabaye indaya, ariko bakavuga ngo yari pasiteri, ngo afite n'urusengero. Ukumva umuntu ngo bamufatiye mu ndaya ngo yari pasiteri. Ariko niba uburyo bwose waba warinjiye ukaba uri umupasiteri, wariswe pasiteri, nyamuneka iryo zina wakagombye kuririnda, wakagombye kurinda uwo muryango urimo, kuko iryo zina ntabwo riba ari iryawe gusa, umuntu wese uryumva aba yumva ko hari ubundi buremere rifite. Reka rero ntabwo navuga ngo ndahana abapasiteri, ariko niba uzi ko iryo zina riri kuri wowe witwa pasiteri, nyamuneka tugerageze turisigasire, ni byiza kuko natwe turarikubahira. Rero twamenye uburyo yiyahuyemo, ndetse n'uburyo byari biteye agahinda, byari bibabaje. Wabonaga ari umupapa munini rwose, ukareba uburyo yatekereje kwiyahura. Ubwenge bwe bwavuze buti mfata umwanzuro, ndetse akiyahura ku rwego rukomeye rubabaje umubiri. Ni ikintu kijyanye no kwitwika. Abantu benshi bakunda gukoresha ziriya mfu, ariko niba ari uko wenda umuntu aba akunze ubuzima bwe, uba ureba ari ibintu bibabaza umubiri cyane, kugira ngo umuntu apfe yishwe n'umuriro paka umutwitse apfe, ni ukuri babanje no kubabara. Rero ntabwo nzi impamvu abantu bahitamo urwo rupfu. Ntabwo naje kugira inama uko abantu bajya bakora kugira ngo bapfe bitabariye, kuko ntabwo nzi icyica neza icyo ari cyo, nta n'urupfu rwiza rubaho, ariko ibyo byose biba byaturutse ku mwanzi Satani. Rero uriya mupasiteri wo muri ibyo aribyo byose ni wo mu Bugesera, ni Nyamata sinibuka neza, ariko ni mu Bugesera. Bagiye batwereka, abanyamakuru bagiye batwereka n'inzu ye, batwereka ubuzima yari abayemo, ko yaratandukanye n'umugore, ariko bakavuga ko yaguye ku mugore w'indaya. Reka nibutse abantu ko uriya mugore w'indaya nawe yari umuntu. Iyo bamuvuga nk'umuntu wo gupfa, bamuciraho iteka nk'umuntu utari uwo n'ubundi kuzabaho, bakumva ko ari nko kugwa muri tuwarete. Nyamara buriya
nuko mwebwe wenda iyo mugiye gusambana hari ubwo muvayo ntacyo mubaye, mwagize ayo mahirwe yo gutaha amahoro, cyangwa se hari n'abandi bajya bava mu mubiri bavuye gusambana nimugoroba yataha akagwa mu rugo. Ubwo ngubu ntabwo aba ahuye n'igisebo tubona nicyo turi kuvuga, ariko nawe imbere y'Imana aba afashwe nk'uwaguye aho ngaho. Imana ntiyarebye aho umurambo waguye, ahubwo cyane cyane yarebye mu mutima. Yarebye mu mutima. Tunibukiranye ko amaherezo y'umuntu yo ya burundu amenywa n'Imana. Amenywa n'Imana. Amaherezo y'umuntu tutitaye ku aho yaguye, tutitaye mu byaha yari yakoze, tutitaye kuki, amaherezo y'umuntu abazwi n'Imana. Ntabwo tushyigikira, nta nubwo turi kurengera, nta nubwo turi kuvuga neza umuntu wapfuye ngo kuko yaguye ngo ku mugore wibanaga w'indaya, ariko icyo tuzi ni uko buri wese byamubaho. Abanyarwanda baciye umugani ngo iyi si ntisakaye buri wese ashobora kunyagirwa. Rero tunarebeye hafi y'isi ibyo ntisakaye, hari umuntu usura utaranyagirwa n'imvura, imvura iyi tuvuga isanzwe. Hari umuntu wenda udukurikiye akaba atari ikijojoba kitaramugeraho, bitewe n'uko agenda mu modoka, bitewe n'uko yubatse amazu manini, akaba we yaragerageje kwiyubakira uburyo atanyagirwa. Isi ntisakaye, imodoka wayisohokamo ugiye ahantu runaka, imvura ikagusanga mu nzira, imvura ikakunyagira. Uwo mugani urakomeye cyane wo kuvuga ngo isi ntisakaye buri wese ashobora kunyagirwa. Rero ngarutse kuri kiriya cyaha cy'ubusambanyi, cyangwa se ko umuntu yasambana akakigwamo, ntabwo ari bwo bwa mbere bibaye, nta nubwo ari bwo bwa mbere tubyumvise, kandi ntabwo abantu bahera ko ngo bahite bareka icyo kintu, ahubwo wowe n'umutima wawe, wowe ukurikiye iki kiganiro ukaba uteze amatwi, ntabwo urajya gusambana na rimwe? Ese nturajya ahantu ngo wumve udafite umutekano, ariko wumve wibubona umutekano ari uko uhavuye kandi ari mu busambanyi? Kuki se Imana yakurinze ukavayo, ukavayo amahoro, ukagera iwawe amahoro, icyo gisebo ntikikugeho, ariko ukumva imbaraga nyinshi wazirangirije ku kuvuga umuntu waguye muri icyo cyaha? Ni icyaha koko kandi kiremereye. Bamwe baraciraho iteka bakavuga ko ari Imana yamuhannye, ariko ntabwo nibaza ko ari cyo gihano cy'Imana, kuko uko byagenda kose yarapfuye nibyo, kandi si we wa mbere. Ahubwo ni ukubera iki bitatwigisha? Inkuru zihora zitambuka, yaba abagwa mu mageto, yaba abagwa ahantu babeshye bo bashakanye. Mbere twumvaga umudamu waguye ahantu yabeshye umugabo we ko agiye mu bukwe, uwo mudamu yaragiye arapfa. None se ushatse kuvuga ko uriya mugabo we atari yarabyumvise? Nawe rero ejo byakubaho. Ahubwo ni iki twakora kugira ngo icyo kintu tubashe kukirinda? Ni ukwirinda icyaha, tukirinda no gucira bagenzi bacu urubanza dutunga uruno rutoki rumwe, izindi zose enye ari twebwe zirimo kureba. Inshuti zanjye, naje mu kiganiro mfite umubabaro, mfite ikiniga, mbabajwe n'ibyo mbona, ariko ngarutse ku kijyanye no kwiyahura, no kuba umuntu yatekereza ko ari ugukunda ubuzima bwe cyane, cyangwa se ari ukumva adashaka kubaho ababaye kandi yaraje ku isi. Nagira ngo mbahe agatekerezo gaherutse kumbaho kandi ngana gutya, ndi mukuru, uburyo natekereje kwiyahura kandi mu kintu cyari kimbabaje akanya gatoya. Nagize gutya, mbabazwa n'ikintu kirankubita kirambabaza cyane kuko cyari kintunguye. Naragiye njya muri salon ngiye kudefiriza umusatsi wanjye, nk'uko numvaga nyine mfite ibirori bukeye. Ndagenda njya ku mukwaferi wari usanzwe unkorera umusatsi. Ako gafashanyigisho mbahaye ni ukugira ngo mwumve ko ubuzima bw'umuntu, kuba wababaza umuntu agatakaza ubuzima bwe atari ikintu kinini, ahubwo bishoboka cyane bitewe n'uko Imana yaturemye. Maze kugera muri salon ndamubwira nti rero dore umusatsi wanjye, hano inyuma urasutse, hano imbere nasigaje mukeya, kugira ngo rero uze kuba umeze neza, usokoze uhure, ni ukubanza kudefiriza uw'imbere, kuko umusatsi w'imbere usa naho waje muri repose. Arambwira ati nta kibazo. Aragenda
arambwira ntago aribwo bwa mbere yarankoreye umusatsi, yarasanzwe ankorera ariko ankorera mistake rwose, ankorera ikintu kitari cyiza, arambabaza. Nyamuneka abantu mutanga serivisi mboneraho no kubacyaha mujye mwihangana, kuko hari igihe mubabaza abantu kandi mukababaza wenda bitewe n'inzego bariho, imyaka bariho, cyangwa se uko bashaka kubaho badashaka guserera namwe, ariko bakababazwa n'icyo kintu ku buryo ushobora kumubabaza ku rwego rukomeye cyane. Rero yafashaga akaproduwi kapfuye, kwa kundi avuze ati ngiye kukwaranja ngukoreshereze, ntabwo nigeze menya ibyo ari byo, ariko ibyo byose naje kumenya yuko mbibwiwe na bagenzi be ko yafashe akaproduwi katari keza kapfuye akagakoresha mu musatsi wanjye. Umusatsi aho yakojeje hose, umusatsi wahise ucika uvaho. Bagiye kumfura mu mutwe, ndebye umusatsi nsanga wose wacitse, nta na gake gasigayeho. Yahise amera nk'ukubiswe n'inkuba, nanjye ndimo kwireba mu ndorerwamo, umusatsi turawubura. Ya plante iteye hano inyuma wo hasutse, imbere hose hasigara uruhara. Tubura ikintu dukora, numva amarira ajenze mu maso, ndababara cyane buri kintu nkora. Noneho nkomeza kubigaragura, umujinya ukazamuka, nkumva rwose amahane araje, ngiye kuvuga nabi. Undi mutima urambwira ati se uravuga nabi, uri umuntu mukuru, uri umuntu w'umunyamakuru wirirwa ku Nyenyeri TV show, abantu benshi barakuzi, umuntu uri bubone uvuga nabi ku musatsi araguseka, kandi wanagenda wenda ejo ukazambara plante, ukazatega igitenge, ibyo bintu bikaba byagenda neza wakoresheje perike mu mutwe. Nubitse umutwe ngo nsenga Imana inkomeze, biranga. Nubika umutwe ngo nsenga Imana inkomeze, noneho ndatranspira, numva birambabaje cyane. Naramuhamagaye mbabaye cyane, ndamubwira nti rero hambura umusatsi wose uwogoshe, unyogoshe, nzagenda nshake uburyo nshyiramo perike paka umusatsi uzameze. Nabivugaga mbabaye, namaze no guhinduka, numva nababaye cyane, nabibona ko nababaye. None arangije arambwira ngo ubuse ngo ndafata umusatsi ngo mwogoshe, ngo inyuma ngo wari uhari, ubuse ubundi ngo ni iki ngo ubushize utaje muri iyi saro yacu, ngo ubundi ngo mwashyizemo ibiki mu mutwe. Ubona ko nawe ashaka kunkarishya ngo ambishye. Namubwiye ntegereje yuko dore buri kwira, ntegereje ko umureba uburyo wamfasha nkava hano ntameze gutya, kuko umusatsi wo wamaze gucika. Abantu batangira gusakuza ngo ubwo yakurega rwose, umusatsi w'umuntu ukwangiza ubuzima bw'umuntu. Ibyo byose uko mbitekereza nkumva birambabaje. Ikintu cyatumye ntekereza kwiyahura aho ngaho, reka nkibabwire. Uburyo yambabaje akankorera ikintu kibi gutyo ntanambe hafi. Nagiye kubona mbona arimo gusa naho akusanya utuntu twe tudukoresha yari arimo akoresha, adushyira mu kabati ke, agatiruhwara ashyiramo udukoresho twiwe dusokoza iki, utumakasi. Ngiye kubona mbona arafunze. Afunze, bamwe baratekereza baravuga ati ashobora kuba wenda se agiye gushaka uburyo yagura menshi yo kuza kumutera ku mutwe, agiye kubigenza gute. Ariko mugenzi we babibakorana arabibona ko yashobora kuba yagizemo umujinya. Nanjye nubika umutwe, nubitse umutwe ndatekereza, bose bamaze kuvuga ati niko akora, arakara n'abagira umujinya, buriya niba ubabaye agira ikimwari, yamwaye ashobora aba yumva yahita ava aho hantu. Batajya kuvugiraho amagambo menshi, barimo nko kunserereza ngo ukuntu ngo muza mumusanga, ngo niwe uzi akazi iki. N'abandi bakwaferi bari bahari batangira kuvuga gutyo, numva batangiye numva mbuze ahantu sa naho mperereye hejuru y'amafaranga yanjye naje nje gutanga, kandi nashakaga ko ngenda nsa neza. Ndavuga ati Mana mfasha, Mana ntabara, undinde kugaragaza kamera aha ngaha. Undi mutima warambwiye ati sohoka buhoro, ugende ujye muri etaje ahantu hari haruguru, umuntu kwikubita hasi wiyahure, kuko ibi ni agasuzuguro gakomeye cyane. N'undi wese ubibonye abonye yuko bagusuzuguye. Icyo kintu nagitekereje nk'iminota nk'itatu, kimbamo intekerezo zirambwira ati sohoka ugende urebe ahantu hagarara, umanuke wikubite hasi muri kaburimbo, urahita upfa harehare. Ko natekereje cyose se ntegereje kwiyahura.
Ibyo byose by'agakiza narabibwiwe, nzi ko kwiyahura ari bibi, ndabisoma ndabisobanura n'abandi, ariko ako kantu karaje kaza muri njye, numva ndababaye, numva ndasuzuguritse, numva nkozwe n'isoni, numva umutima wanjye urambwiye ngo genda wiyahure. Nagiye kubona mbona bamwe mu bakwaferi bari bari aho ngaho, araza ankozeho arambwira ati sisita ihangane rwose, umubyeyi uhuye n'ibibazo, ariko twese twabirebaga, nawe arakosheje cyane, n'undi mu bandi bamama bari bahari baraza basa naho bankaserenze bambwira ati ihangane, ariko umutima wanjye uko nari ndimo gutekereza nari namaze gusharirwa no kubihirwa no kubabazwa n'umuntu umbabaje yarangiza ntananyiteho. Icyo kintu nagitekereje ndavuga ni gute umuntu ababaza umuntu akamukorera ubugome nk'ubu, ibyo byose nabitekereje, ibyo kujya kumurega ndavuga nti se koko iyo dosiye nayubura nkagenda nkajya kurega ngo umuntu yanciriye umusatsi umera, umusatsi uzamera, ese uburyo nyitwayeho ko ari agasuzuguro, kuko nibwo afite itegeko rindengera. Undi mutima urambwira ngo ese ntabwo nshobora gukora akantu gatoya kakangiza ibintu byinshi nubatse mu bantu. Imana iransanga, maze rero wa mupapa arambwira ati ni ukuri humura uragenda umeze neza, kandi ntabwo tukogosha, ngiye gukora ibishoboka byose, ngiye kugusokoza, uragenda wishimye, humura rwose. None se ko turi abakwaferi, ko ndi umukwaferi, urava hano imyaka yose maze hafi 10 nsokoza, urava hano nta kintu nkumariye gute? Yarambwiye ati tuza ndagusokoreza. Akimara kumbwira gutyo numvise umutima wanjye wururutse, numva ngize umuntu umbwira neza, numva ngize umuntu unyitaho, bose baraza, baba mama bari bahari baraza bambwira neza, nari numva nababaye cyane, n'ubundi kubitekereza amara akenda kuza, numva simeze neza. Baramfungurira aho ngaho, hari akantu bafitemo amazi, bafitemo n'ibintu byo kunywa, aramfungurira ampereza agacupa k'amazi, nkomeza nsomaho buhoro, numva nazanye umwuma, nababaye ku rwego rwo hejuru, narababaye ku buryo ahari niyo ntekereza uwo mukwaferi numva nasaba nk'Imana ngo nzamwibagirwe burundu sinkamutekereze, no kujya muri iyo saro ntahamusanga, ntago mba afite uburyo bwo ko keretse bambwiye ngo ntahari ngo nisokozwe n'undi muntu. Rero yangiriye neza cyane, uwo mugabo aramfasha aransokoreza, ndireba akajya amfotora hose, turabona utameze neza, urabona umuntu yabimenya, nibyo kuko umusatsi wagize ikibazo ari kuzamera rwose, n'ibi ngibi yari kubikora, ahubwo nuko yamwaye agahita akinga akagenda atanagusezeye. Ibi bintu yakoze ni bibi, yagukozwe n'isoni imbere, kandi areba abona n'abandi bantu bari hano bose bari mu museke, none dore n'abandi bantu bari ku murongo, birabababaje baritahiye. Rero icyo navugaga mu bijyanye no kwiyahura, kwiyahura ni ubwenge buke buza mu muntu mu gihe ababaye. Hari abantu bashobora gufata umwanzuro bakiyahura, ariko natwe abantu tubana, yaba mu maserivisi dutanga, abo twashakanye, twirinde gushyiramo imbaraga nyinshi ngo tubabaze ku rwego bifuza kwiyahura. Icyo kintu rero gifitanye isano no kwicana. Ejo nahoze ntega amatwi ikiganiro umuntu ngo wishe umugore we, arimo kwisobanura, umugore yamaze gupfa yaramushyinguye, arimo asobanura buryo ki yamwishe atabishaka. Ibaze kwica umuntu ngo utabishaka ukamukubita ishoka ya mbere ukamukubita n'iya kabiri, ibyo bintu bibaho? Ahubwo muri we cya kintu yakoze yamaze kucyicuza ku buryo yibaza icyo yakoze, akumva yarahemutse, akareba ukuntu yipfakaje, akareba ukuntu yigiriye abana imfubyi. Uwo muntu nawe buriya ashobora gufata umwanzuro akaniyahura, akumva, kubera ko tujya twumva n'abantu benshi bamaze kuzimiza ubuzima bwabo nabo bakiyahura, kuko ubuzima bwacu buba buri muri risike mw'abantu mwe. Niyo mpamvu navugaga ku mbuga nkoranyambaga, niba umuntu yagize ikibazo nka kiriya we akaba yagiye kuko yaguye ku ndaya, ibyo bintu twe kubigarukaho ngo tubigire intambara, kuko uko dukomeza kubivuga niko bishobora kubabaza ba bandi basigaye, umuntu akaba yagira ipfunwe z'icyo kintu, kandi aritwe twabishyizemo imbaraga. Wenda ni ikiganiro dukoze aha n'aha, wamara gukora ikiganiro kibabaje gutyo umuntu yakira akavuga ati papa wanjye apfuye akwiriye isi yose, tumva ngiye kwiyahura, musaza wanjye, umwana wanjye, iki. Ibyo bintu mwakomeza gusesereza abo bantu, wajya kubona ukabona umuntu akabavukije ubuzima bwe, si umwishe ntumukubise umuhoro, ariko kubera amagambo mabi wavuze waturiye kuri cya kintu cyamubayeho, ugasanga atekereje kwiyahura.
Bavandimwe, inshuti zacu mudukurikira umunsi ku wundi, twirinde kubabazanya, twirinde amagambo akomeretsa, amagambo ashaririye, amagambo ababaza bagenzi bacu, kuko iyo turimo kubabaza ntabwo tuzi aho bagarukiriza. Oya, noneho abo mwashakanye bo, abo twashakanye, kugira ngo tubabaze bikomeye, burya aho kugira ngo ubabaze umuntu bikomeye ukomeze ukuromberezanye nawe, hari igihe nk'iyo mwashakanye, iyo washakanye n'umuntu wenda we kubera ko uba uri umugore ukaba udafite nk'izo mbaraga zo kurwana nawe n'izo mbaraga nyinshi, yagukubita nk'urushyi wowe ukazana ijambo umva rishaririye rimutuka no ku babyeyi, urimo kumurakaza, wenda n'icyo mwapfuye nacyo cyari ukurakazanya, ariko noneho wagarura ya magambo, uko ugarura ya magambo mabi akarushaho kumutera umujinya, umuntu akaba yafata ikintu akagikukubita atari yatekereje no kukwica, wowe ugahita upfa bitewe n'uko ubuzima bw'umuntu, iyo dosiye ikakujyaho ukabaho wishe umuntu mwashakanye cyangwa se muvukana cyangwa wakubyaye cyangwa wibyariye, ugasanga ugize icyaha cyo kwica kubera umujinya mwinshi. Ubwo rero niba uwo muntu ashobora kubabazwa nawe, irinde ikintu icyo ari cyo cyose nibura cyababaza mugenzi wawe ngo kimugeze kure, urinde umujinya wawe ugira ahantu ugarukira. Nanjye ndashima Imana cyane yangiriye neza, kuko ntekereza ndavuga nti se koko, kubera ko nanjye mu buzima bwanjye ngira ukuntu nteye, mba numva nshaka kubwirwa neza, nkaba numva nshaka gukundwa, nkaba numva nshaka nko guteteshwa, kubwirwa amagambo meza, ku buryo nyabuze nshobora kumva amerewe nabi, niyo waba undyarya ahari ariko nkabona urimo urakoresha amagambo meza kuri njyewe, ni ikintu gishobora kubaka ubuzima bwanjye. Nanga amagambo mabi pe, mbwiye amagambo mabi, ngira ngo wenda nuko nagiye mbabazwa n'ibintu byinshi, njyewe wenda hari igihe tuzagenda dukomeza tukaganira, mukamenya njyewe uwo ari we. Ndi umuntu wabaye imfubyi nkiri mutoya, nababajwe n'ibintu byinshi cyane, ariko iyo umuntu ambabaje akabishyiramo imbaraga mbona mbabaje, mpita numva nanze ubuzima bwanjye, ku buryo ushobora kumva rwose nakora ikintu kitari cyiza. Rero niba unyanga ukaba wumva utankunda mu buzima bwawe, ayo magambo ujye uyakoresha wenda mabi nituvugana, ariko uzajya uba umpemukiye. Ariko niba unkunda ukaba ukunda n'ikiremwa muntu Imana yaremye, ukaba wumva ubuzima bwanjye udashaka kubushyira mu kaga, irinde ibintu bituma umbwira nabi cyane, ibintu bituma umbwira nabi, ukanjyana kure, ukansesereza, ukankomeretsa, ibyo bintu ntabwo biba ari byiza. Nanjye kandi ndi umwe mu bantu iyo bagize nk'ikibazo wenda, kuko ntago ndi marayika, ariko iyo nkoreye umuntu nkabona ijambo namubwiye atari ryiza, ntago nabirarana, nakuha n'akamesaje nkagusaba imbabazi ko icyo kintu kitagenze neza. Ariko iyo mbona ari wowe ukomeza kubishyiramo imbaraga, ugakomeza ubishyiramo imbaraga ngo icyo kintu kize kugiraho ingaruka kimbabaje, mpita nkureka, ku buryo ushobora no kuboroka nomero yawe pe, sinzongere kukuvugisha. Ubundi mu buzima bwanjye sinjya nifuza guhomba umuntu, iyo mpombye umuntu ntago ndahomba abantu, adapfuye ngo menye ngo ndamupfushije ndamubuze, tukaba tuziranye, ntabwo nshobora gushyiramo imbaraga ngo ntakaze umuntu namenye. Oya, mba nzi ko umusaruro namenye byinshi ngeraho ari ukubera abantu. Na hano ku Nyenyeri TV show nicaye hejuru ya cano ifite abantu barenga 41,000, ni ukubera abantu nyine, ni ukubera muhari. Ntabwo nifuza kubatakaza, ntabwo nifuza kujya kure y'abantu, ntabwo nabaho neza ntafite abantu, ntabwo nabaho nta buzima nafite nta bantu, nta buzima. Niyo mpamvu nshimira Imana yabashyize ku isi, ikabaha ubuzima, ikabaha n'urukundo. Nyamuneka ndabifuriza ko twagira urukundo. Ikiganiro numvaga kitari bube kirekire, ariko byatumye mvugaho amagambo menshi bitewe n'uko tugenda dukomeka muri ubu buzima, tugakometswa n'ibintu bitandukanye. Soza ndabashishikariza gukundana, ndabashishikariza urukundo. Ni ukuri urukundo nta gihombo rugira. Ndabashishikariza kwirinda kubabaza bagenzi banyu, ukabona nubwo yaba yakubabaje wenda ufite n'umutima ukomeye, ariko wowe ntuzi ukuntu ameze, gerageza umwurure utamwururisha amagambo mabi. Tuzagira umutekano mu gihugu cyacu, tuzagira umutekano mu ngo zacu, tuzagira umutekano aho dukorera, tuzagira umutekano aho dusengera, tuzagira umutekano mu baturanyi, mu gihe twirinze kubwirana nabi, guseserezanya, gukomeretsanya, kubwirana amagambo atari meza.
haba habayeho ikibazo cyangwa se kitabaye, mu gihe habayeho ikintu gituma uvugana na mugenzi wawe amagambo atari meza, gabanya amagambo wavuga. Ikindi kandi twamaze kumenya ko iyo turi kuri social media cyangwa se hari aho twabonye ijambo ry'aho tuvugira, iyo tumaze kuva muri uyu mubiri, kandi koko nibyo twese tuzava muri uyu mubiri, nanjye mfite iyi microphone ejo cyangwa ejo bundi nzava mu mubiri ndabizi, nzi ko ntazatura nk'umusozi, nzi ko igihe kizagera cyanjye nkava muri uyu mubiri. Icyiza rero ni uko turinda n'ururimi rwacu, amagambo twavuze ntazajya agaruka aratukana, ntazajya agaruka araducyurira, ntazajya agaruka ari amagambo ababaza imiryango yacu, ahubwo tujye tuvuga ibizima kuko Imana yadushyizeho kugira ngo tugirane inama, tubere abandi urugero rwiza. Imana ibidushoboze, itugirire neza. Ndabashimiye mwebwe mwakurikiye iki kiganiro, kandi ndabashimiye mwebwe mukomeje kudukurikira, nkomeza no guha ikaze mwebwe mwese mufite ibitekerezo byiza, mufite ubuhamya bwiza, mufite byinshi byiza byo kuvuga, abaririmbyi, ababwirizabutumwa, impano zose mufite zagirira bagenzi bacu umumaro, ni karibu ku Nyenyeri TV. Turabakunda, Imana ikomeze kuduha umugisha, iduhane twese. Ibiganiro byacu rero ku Nyenyeri TV Show ni akagaruka.